Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewo Mombali nanga Ubwo RURA yatangaje izamuka ry'ibiciro ku bikomoka kuri peteroli birimo essence na mazutu. Ni mu gihe n'ubundi byari bisanzwe byarazamutse, aho essence yaguraga 2,300 n'andi arengaho, naho mazutu ikagura 2,200 nk'ibisanzwe. Iri zamuka ry'ibiciro ryazamukiye kuri essence kuko mazutu yo nta kintu kigeze kizamukaho mu rwego rwo kugira ngo horoherezwe abakora ibikorwa by'ubwikorezi. Essence yazamutse igeze ku 2,900 n'andi arengaho kuri litiro imwe. Iri zamuka ry'ibiciro rikomeje gutera impungenge abantu kuko n'ingendo ubwazo zazamutse ndetse n'abamotari ubwabo nabo bazamuye ibiciro, kuko hari aho usanga nk'igiciro cy'urugendo ku mumotari kugenda nk'ikilometero imwe cyangwa ibindi birengaho ahishyuzwaga 2,000, ubu bazamuye bagashyira ku 4,000. Ibi bintu birakabije cyane rwose. Ibi biciro byazamuye ibintu byinshi cyane, ariko urwego rwa RURA rwatangaje ko aho kugira ngo iyi essence ihagarare ku isoko ry'u Rwanda, ihagarare kuza mu Rwanda, ahubwo hazamurwa ibiciro kugira ngo abafite ubwo bushobozi babashe kuyigura, aho kugira ngo ibure burundu ahubwo yazamuka ibiciro. RURA igatangaza ko izajya ikomeza kudukurikiranira ku isoko mpuzamahanga ibiciro bya essence nibimanuka, nayo ikazatangaza imanuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamuka, nayo ikongera ikazamura mu rwego rwo korohereza abacuruzi ndetse n'isoko mpuzamahanga. Kandi mbibutsa ko ibi byose biri guterwa n'intambara iri muri Iran. Ibi biciro nubwo byazamutse, abacuruzi bamwe na bamwe babifatiyeho nk'urwunguko, aho bamwe bari kugenda bazamura ibiciro uko bishakiye, naho uri gusanga cyane cyane bano bacuruzi ba essence nk'abacuruza mu makaritsiye, abenshi usanga hari n'abadatinya kugurisha litiro imwe ku 5,000, kandi ibi ntabwo ari byiza cyane. Bibutsa ko abakora ibi ngibi bose RURA iramutse bafashe cyangwa urwego rw'ubuyobozi rubafashe bahanwa. Ibi ntabwo byemewe cyane. Izamuka ry'ibiciro, abakora business yo gutwara abantu n'ibintu nabo babifatiyeho urwuho cyangwa se icyuho, aho bagenda bizamurira ibiciro uko bashaka, ariko nkabahumuriza abanyarwanda ko rwose mwakwihangana kuko iyi ntambara niramuka icishije make ibiciro bizasubira uko byahoze. Mwihangane rwose, mwirinde ibintu byo kuzamura ibiciro. Niba nawe uri umucuruzi rwose ukurikiza ibiciro biri ku isoko ry'u Rwanda, ibiciro byatangajwe na RURA. Mbibutsa ko mu kiganiro Minisitiri w'Ubucuruzi Prudence Sebahizi aherutse kugirana n'abanyamakuru, yatangaje ko minisiteri cyangwa se igihugu kitajya gikurikirana ishyirwaho ry'ibiciro, kuko ibiciro gishyirwaho n'abacuruzi ubwabo hagati yabo uko bumvikanye bakishyira abacuruzi, kuko minisiteri cyangwa se igihugu kitajya kinjira mu bigendanye n'ibiciro. Iyi ni Mahombe Empire, wikanda subscribe gikurikirana amakuru agezweho buri kanya. Ndabakunda cyane.